Ese wigeze wibaza impamvu utaraho ushaka kuba? Ese inzozi zawe zaba zarapfuye cyangwa zarasinziriye? Ese ni ubuzima bukubuza cyangwa ni wowe ubitinya? Ese waba ugerageza hanyuma ugatsindwa? Ese bigenda bite? Ni iki kigutera kuba wabaho utishimye? Ni iki kigutera kuba wabaho ubabaye? Ni iki kigutera kuba wabaho wumva ko bitazashoboka? Ni iki cyagutera kwiheba? Muri iyi video ugiye gusobanukirwa bimwe mu bintu bishobora kukubangamira ariko bitari ngombwa. Hari igihe uhura na challenge, uhura n'ikibazo, ukumva ko ariyo bariyeri yawe, ko ariyo mbibi yawe, ko udashobora kurenga iyo mbibi. Ariko nusobanukirwa iby'iyi video, nusobanukirwa uyu muntu ngiye kukubwira amateka ye, urahita wumva ko nta mbibi ufite zakubuza kugera ku nzozi zawe, zakubuza kugera ku kintu runaka. Uretse gato, ushobora guhita utekereza ukavuga ngo noneho ngiye gutsinda, noneho birashoboka. Ugahita utekereza koko ko intsinzi igiye kukugwirira. Oya, aho ngaho waba ugiye kwibeshya cyane. Nanjye naba nshyizemo amakabya nkuru, naba nkubeshye cyane. Ahubwo hari irindi banga. Ibanga rya mbere ritangirira buriya mu myumvire. Mu myumvire wowe ufite. Hari igihe abantu batekereza bakavuga ngo urabona ndacyari muto, urabona nta bushobozi mfite, urabona byaranze rimwe nigeze kugerageza biranga, ibyo ngibyo bikakubuza gukora ikintu runaka. Ariko iyi mindset yose buriya igihinduka bitewe n'ibyo twumvise, bitewe n'amakuru twakiriye, bitewe n'ibyo twagaburiye mindset yacu. Ni iki kintu ushobora gukora kugira ngo ubashe kubigeraho? Ese hari inkuru yaguhindurira ubuzima wabasha kumva nk'iya Max Bogi? Ubundi uyu Max Bogi namye mvugaho ni muntu nyabaki. Uyu Max Bogi ni umukinnyi wigeze gukina muri NBA. Yakinnye ari we mukinnyi mugufi wabayeho muri NBA. Niwe mukinnyi wari ufite metero na santimetero 60. Ikintu gikomeye cyane. Ku myaka ya 14 yagiye gukina, akina basket. Yakinanaga umutima, yari mugufi, ariko ibyo yakoze byari amateka. Yakoze ibintu bitangaje cyane. Niba ushaka kumenya inkuru ye, wajya kuri YouTube ukayisacinga nta kibazo. Ariko uyu Max Bogi, ibyo yagaragaje ni ubushake, ni ubwitange. Aho abantu bamubwiraga ko bidashoboka, we niho yaheraga avuga ngo noneho ngiye kubereka ko bishoboka. Ngiye gukora ikintu kibereka ko bishoboka. Muri ubu buzima rero, hari igihe natwe dutekereza ko ibintu bidashoboka. Koko abantu nabo bakabitubwira. Bakatubwira ati biriya ntuzajya ubireba, jya ubireba ariko ntukabitekereze ko byabaho. Ntugatekereze ko ibyo bintu wowe wabishobora. Kuko no mu muryango w'iwanyu nta n'umuntu wigeze ubikora. Ibyo ngibyo natwe bikagenda bikatwiyubakamo, bikatuba mu mutwe. Twabireba tukabibona nk'ibintu bidashoboka, nk'inzozi zitari izacu, nk'ibintu bitari ibyacu. Ariko njyewe ndakwizeza ko ufite umutima, ufite inzozi, ufite ubushake, ufite n'Imana yawe. Imana yabigufashamo, umutima wabigufashamo n'ubushake. Wowe ikintu ushobora gukora, ikintu wakora kikagenda neza, banza ubyiyemeze mu mutima wavuge ngo ndabishoboye. Numara kuvuga ngo ndabishoboye, senga Imana yawe hanyuma izabigufashemo. Ikindi bikore buri munsi. Buriya ikintu cya mbere gituma utandukana n'undi muntu wigeze gutsinda, nuko wowe ukora ikintu ukagikora iminsi mike ugahita ukireka. Ndifuza rero ko uyu mwanya wa none utakora ikintu ngo uhite ukireka. Oya, wowe gikore ugikomeze. Witekereza ko mu rugendo aho wari ugeze ari ryo herezo. Wapi? Mu rugendo rwawe ukwiye kumenya ko urugendo rugikomeje, kuko nturagera iyo ugera. Ukwiye kumenya ko inzozi zawe zigishoboka, kubera ko n'Imana igena ibyo byose. Nta wundi muntu ugena ibyo byose. Abo bakubwira ngo ntibishoboka, nibumve ko bakwiye kumenya kandi ko wowe wabishobora kubera Imana yawe. Ibi wabikora, birashoboka cyane. Ibyo ngibyo ntuzabigeraho mu gihe utiyizeye. Niyo mpamvu nkwifuriza kuvuga no magambo akurikira: ndi uw'agaciro, ndi uw'amahirwe, ndashoboye. Subiramo ino nteruro: ndi uw'agaciro, ndi uw'amahirwe, ndashoboye. Bikore. Ibi wabikora. Bikore hanyuma twikomereze. Uramutse wakunze ubutumwa buri muri ino video, ntiwibagirwe gukora subscribe, kuko nicyo kintu cyonyine gishobora kuzatuma twongera guhura, kuzatuma twongera kungurana ibitekerezo. Ntiwibagirwe ko iyi channel ni iyawe, ni iyanjye. Tuyihuriyeho kugira ngo twungurane ibitekerezo. Nawe watanga igitekerezo, gitange muri comment hanyuma twikomereze.